Abantu baravuga muravuga ngo wishyize imbere, muraceceka ngo wiranze. Waba mugufi ngo urangaretse n'ishyamba ritagiramo ibiti, waba muremure waba mugufi ngo urangaretse n'ishyamba ritagiramo imvura, waba muremure ngo urangaretse n'ibiti birebire. Wabyibuha ngo wayamaze, wananuka ngo waranduye. Guys, nta kintu na kimwe wakora ngo ushimishe abantu batuye kuri iyi si. Hello guys, kanizere yuko mumeze neza cyane. Bamwe n'umugisha nyawe mbanje kubasuhuza. Mwibutse n'umutarakora subscribe yikore kugira ngo mu zindi video ziri inyuma tuzajye tubana muri izo video. Uyu munsi hari akantu nshaka kubabwira k'ingenzi mukeneye, ndagira ngo utege amatwi ukumve neza dutangira. Abantu baravuga muravuga ngo wishyize imbere, muraceceka ngo wiranze. Waba mugufi ngo urangaretse n'ishyamba ritagiramo ibiti, waba muremure waba mugufi ngo urangaretse n'ishyamba ritagiramo imvura, waba muremure ngo urangaretse n'ibiti birebire. Wabyibuha ngo wayamaze, wananuka ngo waranduye. Guys, nta kintu na kimwe wakora ngo ushimishe abantu batuye kuri iyi si. Niyo mpamvu mbabwiye, manza ubwawe wimenye, manza ubwawe wimenye, ukore ibikuje mu mutwe. Abantu kuri iyi si nta muntu n'umwe ukwitayeho, nta muntu n'umwe ukwitayeho kabisa. Manza wimenyere ibyawe, ibindi bizabona. Nta nshuti n'imwe magara n'ikibaho kabisa. Kubona umuntu ukubera inshuti nk'uko ubyifuza ntabwo biba byoroshye pe. Niyo mpamvu mbabwira mani, inshuti z'ubu hafi ya nazo kabisa, kuko niba ufata umwanya ugakora video umuntu akaza muri comment aje kwandika ibintu biri munsi yose, gusa inshuti ni ubu gusa naje gusanga nta n'inshuti ibaho kabisa. Guys, nawe n'umugisha niwe mwabanaga uhankunze kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tuzajye tubana mu zindi video. Ciao.